ndabonye ndabasuhuje ndagarutse mu gikoni batekera inkoko nkuko mubibona. Utu ni utubaba tw'inkoko ni 6. Ngiye kubereka uburyo wadutekamo tukaba turyoshye cyane. Inkoko yacu rero uko tugiye kuyiteka, aya ni amata n'inshyushyu ngiye kuyisukamo. Noneho aya ni amazi, yoshyiramo bere. Ndakomeza kubireka paka n'amata n'amazi navanze bikamiyemo. Mu gihe dutegereje ko inkoko yacu ikama, ibi ni ibitunguru 2 na pavuro 1, reka tube tubikata mbereke igikurikiraho. Iyi nkoko ntetse shahi iraryoha, nawe uzayigerageze mu rugo uzayikunda. Turakata birebire. Mukomeze gukora like, comment, share na subscribe. Tujye tubana mu mavideo atandukanye, ari amavideo ya famiye, hari nzaza nkora njyenyine, nk'ubu mu gikoni mba ndi njyenyine, hari nzaza nkora dukora ndi kumwe n'umugabo cyangwa turi kumwe n'abana mu bihe bitandukanye, stories zitandukanye. Komeze kubana no mu gikoni ndahari, ndatekera indyo zitandukanye, tetse bisanzwe, ibibekinze, abantu mukunda amakeke, mbakora amakeke, amaji, amasosi, amasupu, amasalade, inyama zitandukanye zitetse mu buryo butandukanye. Abakunzi b'igikoni urabona ko ziri gukama, zirabura gato cyane. Ya mata n'amazi twavanze ziri gukama.
inkoko yacu yakamye, ngiye gukoresha bureba. Ndashyiramo za pavuro n'ibitunguru. Pavuro n'ibitunguru nshyizemo ntabwo turi bureke ngo bise cyane, turabishaka bikucuka, byakubiswe n'umwuka gusa, nibwo biba biryoshye. Turabireka bikubiswe n'umwuka kubera tubishaka bikucuka bitahiye. Tugiye gushyiramo koriyanda gakeya, ako karahagije. Dushyiremo na cikeni masara nayo gake ahangaha. Inkoko zacu zirahiye, zirasa neza, ziteye apeti, ziraryoshye. Namwe muzazigerageze muzazikunda.